bakunzi bavuza TV ndetse na Kiberinka urugiro online turabakiriye aho turi hano ku mupaka wa Grande Barriere naho twaje kwakira bamwe mu banyarwanda bagera kuri 337 bava mu miryango 102 baje hano batashye bavuye mu gihugu cya Kongo. Wandi mwe na mugenzi wanjye Kedi bimeze biti? Yes, bimeze neza, ubona ko ibintu ari sawa nubwo akavura mbona kabyivanzemo ariko bitu ni salama. Akavura ni imbere yanjye ariko nta kundi turakora akazi kacu nk'ibisanzwe. Kedi twaje kwakira n'abanyarwanda ubabonye gute? Aha, nk'ibisanzwe n'abanyarwanda bakomeje gutaha ariko umubare munini n'abadamu. Ikindi kandi twagiye dusobanura inshuro nyinshi twagiye dusobanukirwa n'igituma abadamu aribo bataha cyane. Ahanini abagabo baba barasigaye ku rugamba bwa Namekikayiranga ariko nanone uretse kuba barasigaye ku rugamba ni nako hari n'abagiye ngo bapfa gusa ariko nk'abatashye bageze ku butaka bw'u Rwanda ubona ko bishimye ubarebye ku maso barishimye bitandukanye nuko umuntu ashobora kuzubona ko yaciwe ku ngufu ubona ko ari abantu batashye ku bushake bwabo bwa Nameki. Abantu batashye ku bushake bwabo bamwe barishimira ko batashye ariko ubushake uvuga nuvuga ngo niyo last chance nuvuga ngo niyo turu yonyine n'andi mahitamo bari bafite. Ukumbwiye imyaka 31 ishize umuntu ari mu buhungiro yumva radio abona gahunda ya mutobo buriya hari ukuntu bayigabekesha bya DDRR ishishikariza abantu gutaha hagacishwaho ubutumwa bw'abantu batashye bakababwira uko mu Rwanda hameze ariko ugakomeza ukinangira ukurikije naho igihe kigeze uko turi muri digital media na ibintu byose byabaye digital abantu bashobora accessinga amakuru bashobora kuyabona kuri za murandasi ubwo ni internet yabona za YouTube ku social media biroroshye kugira ngo umuntu abone amakuru y'aho igihugu kigeze. Rero kumbwira ngo umuntu atashye ku bushake ngewe ikintu cya mbere mbona nibyo koko batashye ku bushake ariko ibi byose ni ingaruka zo kuba M23 yarafashe umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu n'ibindi bice byinshi byarimo FDLR ndetse na Wazalendo bwa Nakedi. Twagiye tubigarukaho tukabwira abantu ko kurangira kwa FDLR ari ukunguku ari M23 kubera iki FDLR zafasha abanyarwanda zibagira ingwate zibagira imbohe zibagira protection ariko kubera ko zabaga zifite naho zikura mikoro ibirombe zica amakara muri parike ibyo byose rero byatumaga zikomeza kuresista n'aba banyarwanda bakomeza kuresista M23 yaraje kandi irobrija abanyarwanda gusubira iwabo kuko bavuga ngo kira muntu ayende kwabo. Wabonye ubushize wiri ngoma twika ibyangombwa bitamburisho by'abanyarwanda babaga muri Goma na za Kibati abantu ntabwo bahise bumva politike ibiri inyuma cyangwa se bumva ibyakoze byari byo babonye ko wenda ari ukwiyemera cyangwa se ari ukwihenura ku banyarwanda ariko ntago ari byo. Uyu muntu witwa ko ari umunyarwanda bwa Namekikayiranga ari muri Nyiragongo umunyarwanda witwa ko ari umukongomani uri hariya Kanyarucinya for example arahari nibyo arakora ubuzima bwa buri munsi uko ari umusivile ariko afite mugabo we cyangwa se afite umuhungu we afite murumuna we uri muri parike urimo gutarakasa abasivile urimo kubashimuta samutema akamufasha kureba inyungu ze. Twagiye tubibona ukabona umuntu afite moto hariya ariko araverisa mu FDL uri muri parike cyangwa se uri kuri front line wowe rero wamubona ngo ni umunyarwanda uhohotewe ariko ntago ari byo. Iki cyemezo M23 yafashe cyo gucyura abanyarwanda ni icyemezo kiremere kandi kiri kwefekita FDLR cyane cyane kuri iyi population bari baragize protection. Ikindi ushobora kwibuka buriya na turi kubwira ko izataha uko n'impunzi z'abanyarwanda zitashye kuvuga ngo bamwe mu mpunzi z'abanyarwanda bagiye bafata imitungo y'abaturage bahunze bagiye bari mu nkambi za Kenya za Tanzania bari mu nkambi za Uganda barayitwara. Bivuze ko rero kugaruka bakaza bagasanga imitungo yabo yaratwawe nta bundi buryo bafite bwo kuba kuko urumva hatavuka imanza havuka kuba bahangana ariko uyu munsi niba bavuga ati abanyarwanda ni mutahe mujyi wanyu u Rwanda ni amahoro n'abakongomani batahe. Bivuze ngo urebye ni nko kuvangura amasaka n'ibintu zana urukungu n'amasaka ariko Kedi ukavuga ko iki cyemezo gifatwa gutya ni icyemezo gikomeye kuba abanyarwanda bagumya gutaha ni nako kurangira kwa FDL kuko ibuze bukriye ibuze agakingiriza baravuga ngo turi kurwana abanyarwanda ngo ari mu nkambi ngo bataha bakicwa ariko mu by'ukuri abo bose barakubwira bati twagiye tubura inzira twagiye tuburabuzwa uyu munsi none turatashye. Urumva ko baravuga ati muri rusange FDL ciwe iki amaboko n'amaguru Kedi. Yes nibyo kuko nk'izi FDL ziri kujya Burundi abasesenguzi kandi niyo urebye usanga ariko kuri barakubwira ki Burundi yamaminere babaga bijanditsemo muri Rubaya n'Ingungu n'ahandi ntayo bazacukura hari i Burundi kwa kujya mu muhanda ukabyuka ukajya mu mwaro Kibumba cyangwa se ukajya za Kimoku ukajya gutangira umusivile ukamwambura nawe yaragiye kurangura cyangwa se n'ibicuruzwa yaravuye kurangura muri Goma ibyi Burundi ntago bizakora. Bakavuga bati rero
zigiye i Burundi nibyo ariko ntabwo zizabaho nkuko zari zibayo muri Kongo zigiye gukena ubundi ziryana ati niko kurangira kwazo ubona ko rero M23 ikintu cyitwa FDLR irimo irakirandura n'imizi yayo ikindi buriya bwicanyi bwabaye muri Bishusha ejo bundi warabyumvise twanabigarutse inshuro nyinshi buriya bwicanyi bwagizwemo uruhare n'uwitwa Mbiteze batazira ruhamba bazima uzi ko twamenye amakuru bwa Nameki yuko abagore b'abasirikare no kuvuga imiryango nk'ingi iri gutaha aribo bagize uruhare mu gutuma bari abantu bicwa nibo bagize uruhare kubera iki uyu munsi wa none uwitwa ko ari umusirikare yahunze ariko umugore we yasigaye muri village nkakubwirane hanyuma nkakubwirane aba basivili nibo bagize uruhare mu gutuma bari abantu bicwa kubera ko baratanga amakuru kuri wa mugabo we wagiye muri parike wahungiye Bukombo wahungiye iyo za Makomalehe wahungiye iyo za Mushababwe ati Meki Kayiranga asigara akorana na M23 kumbe asigara aragira inka zabo akora gutya na gutya basangira icupa ngo FDL zaje zitoragura uwo zizi wese ubona ko zifite amakuru yuzuye ikikwereka ko rero iyi miryango iba yarasigaye ukabona n'umusivile nyine witonze wigwendetse hariya aracuruza nkuko bisanzwe kumbi ari element dangereux n'ababonye benshi urabyibuka ko ubushize arabo nge nawe twariye twata abantu nyamara bazi bya FDL twarababajije nge nawe twata abantu uvuye Nyanzari uvuye Tongo tugasanga ni mu twara FDL baraduhakanira ariko amakuru namenye nuko muri babandi baheruka hakuyemo ngo aba FDL 9 ntago babura erega reka nkubwire FDL zikora kuri timeti niba wari usanzwe ubana nazo umunsi ku munsi ni gute utazaba mu FDL mugenzi ugira imyaka 15 already batangiye kujyana kuri za CI mu bigo byabo bitanga amasomo y'igisirikare ntabwo wamwira ngo utaje ufite imyaka 35 40 wabakorera giki se kandi wabaga muri area bagenzura ubona ko nyine ni kwako n'umuturage bagomba kwisobanura n'ibiki ariko igishimije no ko ari kugera aho bagomba kugera bakavugisha ukuri ariko ntabwo wabwira ngo umuntu w'umugabo ufite imyaka 40 ngo uratashya wabaga muri area ya FDL utari mu FDL wabaga Tongo wabaga Nyanzare wabaga Giseguro utayizi n'abasirikare so kandi tugira ngo twihute amakuru agezweho ubaka kana yaye so amakuru agezweho ni Kibati bitewe n'urugamba rwabaye kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu rwatumye icyitwa Wazalendo zicanganyikirwa ejo twagaruka kuri operation yakozwe yasize icyitwa APCLS ni cya cyama cya Janvier Karahire meki cyakubititse kuko bakubwira ko umwe mu bakomanda chef des opérations witwa ngo ni bamwitande Giriba ni umukomanda wo muri APCLS ngo ashobora kuba yafunzwe bitewe n'uburyo force yarayoboye zapfuye hariya muri zarapatikanye cyane zarakubititse ikindi namenye nuko ejo buriya Mayiti na Casualty ngo zari zikiri ku kiwanja M23 isigaye ipanisha abantu hariya ikakurasa yamarika n'abantu bari ku kiwanja ariko ikabagutegeraho ukabutaha bakuru iyo byarabaye mu kibaya cya Kibumba muri Nyiragongo rabyuka abarundi bakubitirwamo bari bayowe n'uwitwa Aronda yishimiye bamara gukubitwa abarundi bakajya gufata imirambo uko bagiye kwifata M23 kabahona bajya kwifata M23 kabahona bajya kwifata urabyibuka ko hari intambara twayaga tugiyemo zo kurwana imirambo urabyuka kedi urumva rero nabo ngabo niko byabagendekeye uwitwa Jiri Baro wari uyoboye operation amakuru mfite ngo nuko bamutaye mu mvuto nuko Janvier Karahire turaza gukurikirana tumenye ariko nibiri kuvugwa gutokana n'iyo operation yabaye ejo bundi kuwa mbere no kuwa kabiri ivere no kuwa gatatu abonye ko barwanye ibintu biba bikomeje guharibika ikindi kiri kuvugwa ni witwa Jarike Habyarimana uyu mugabo ngo ashobora kuba agiye kugirwa perezida wa FDLR ariko bigizwemo uruhare na Faci Beton sinzi nimba amakuru wayamenye niko nabyumvise ariko watubwiraho kedi bimeze bite rero amakuru avuga ko umwaka utaha mu ntangiriro z'umwaka utaha 2026 hateganyijwe inama ikomeye igomba kuba irimo abayobozi ba Kinshasa barangajwe imbere na Faci Faci ubwe ngo niwe wifuza ko uriya muhungu wahoze ari umuyobozi w'u Rwanda ni Habyarimana yarapfuye yuko ari ugomba kuramutswa FDL akaba yiyobora ngo kuko abandi ngo ntabwo babikora nkuko we yakabaye nkuko byifuzwa bararyana ngo abarimo amatiku n'ibiki uyu muhungu ngo niwe watoranijwe ko agomba kuyobora ikitwa FDLR ariko ku rundi ruhande bakakubwira ko agomba kuba ari inama igomba kuba
yitabirwa mu ntangiriro igomba kuba irimo FDL zabikiriho iracyahari aho yagiye abazayobora baza ko n'abaturage bari gutaha se n'abaturage bari gutaha nese nuzayatashye rumuri wasanga azaba yaragize mu gihugu uruhara se Sirikove batashye wambwiye ni muri 2023 mu ntangiriro za 2026 umwaka twawurangije baraburi amezi nk'atatu so iyi nama rero bakubwira ko RNC ya Kayumba ugomba kubihagarariwe ndetse n'uwitwa Nahimana nuvuga ngo babantu bose bita karaba opoza b'u Rwanda ngo bagomba kuba bayirimo ariko tunibukiranye ko atari n'ubwa mbere uyu muhungu wa Habyarimana aje muri Kongo kuko 2024 nabwo ngo hari uruzinduko yakoze bwihishwa kandi bakubwira ko yabonanye n'abayobozi bo mu nzego nkuru za leta ya Kongo cyangwa se iyi government yafaci umuntu akaba yabitega amaso ariko umuntu akabona ngiye kubgaye nkabona ko ari ibintu byo gusetsa imikara kubera ko na bya bindi ngo ugiye kujya ku ruhu rw'inka ugiye kurya kubishaka inka kandi uri ku ruhu rw'inka niba ikirorongwe cyagiye ku nka kijya kubarinda bayiba kibwira ko cyagiye ku inka irabagwa gisigara ku ruhu intara ariwe cyezo rero urambwira ngo ugiye kuyobora FDL idahari se hari ideology gusa iyo ideology yo ntekeza ko akarere ka yase n'ibihugu kuko iyo ideology yabo yakwiriye mu bihugu byinshi mu karere ka East Africa no mu bihugu bimwe by'uburayi kubera ko habamo abantu bavuga ikinyarwanda ariko nayo ubona ko iri gusaza rega twibukiranye ko abantu benshi bafite ideology cyangwa se bazikomeye aba extremiste kuri zino ideology bari gusaza ari kurangira urubyiruko rwacu rw'ikigero rutoya nta muntu ukeneye izi ideology kubera ko icyo akeneye ahanganye n'ubuzima burakomeye buragoye umuntu akeneye gushaka amafaranga akabaho umuntu akeneye kwibakira uruganda umuntu akeneye kwigira umuntu akeneye kwigurira imodoka umuntu akeneye kwibakira inzu umuntu akeneye kwikora umuryango urangira muri ideology se nzayimaze iki nzayijyana ku kazi ni diplome na diplome nayo ubwayo isaba ibindi bintu gusa ariko dukwiye iki kintu tuba tugomba kunakigarukaho ntabwo twahita dushimangira ko FDL irangiye kuko abantu cyane ideology FDL buriya mu mibereho yazo uzakurikirane ni abantu bigisha bitandukanye n'ibitwumva ngo wazarendo ngo nyatura FDL bagira ikintu cyihariye kuko bo batreninga abafite amashuri bigishirizamo propaganda zabo bafite za CI bafite za ESO ngo bo propaganda yabo barayibiba ku buryo kwirandura igashira bizasaba igihe ikindi wibuke ko abacurabwenge bayo ntaho bagiye bwana meki kayiranga icyo ndi kuvuga cya mbere nuko ikintu cya mbere kiranga FDL ndetse n'abakunzi bayo ubwo ndavugaye uko bibona nuko bihagaze ikintu cyabo cya mbere buriya iyo ugiye kuba opposer w'igihugu runaka cyangwa se ugiye kuba opposition ko opposing ideas kuba mu challenge w'ibitekerezo bindi wenda umuntu ishyaka riko ubutegetsi rifite ibitekerezo byazanye manifest nawe uzana ibitekerezo byo kuba challenge ariko abangaba bazana ikintu kimwe n'urwango n'ingenga bitekerezo gusa ishingiye ku moko uriya n'umututsi uriya n'iki ntago uri kuzuvuga ngo ariko uriya muntu uri kwishyaka ku butegetsi afite iki ntago ubuvuzi buri kugena neza ngiye mbona byakwiye kuri ubundi umuntu umuchallenge nuko akwiye kuza uriya muntu bari ku butegetsi ubuhinzi bikeneye ibi n'ibintu so bikaza biri mu nyungu zayo kubona bo baseye mu yango so nuvuga ngo tumu yango so ikintu bashaka no gushaka ikiratuma arya cyangwa abahagumya kugira icyo bariko umuturage avuga karwanirira nta nyungu abifitemo bwana Kedi so impamvu nkubwira ngo abapoza nk'u Rwanda rugira opposition y'amatiku n'abanyamatiku n'abanyarwango gusa so nukubibitiku kuza n'urwango ukahora muri ibyo ngibyo imyaka 30 igashira 30 igashira ari ibyo bari musoreka no kubitega amaso ukabireba ariko kubwanjye mumbanizaye ntacyo bazageraho Kedi ntacyo bazageraho kandi icyambere cyo no MB turayiraboroye nka FDL MB turi bamire nabi cyane iri kubahiga bazatongo n'ubungu baza operation ziri muri za Bukombe oya na la majorité abantu baraza no kubireba muri izi video abaturage barakubwira ko arabatashye mu byumweru 2 bishize umva umuntu arakubwira ati njyewe narindi ibibwe operation zawo twarazi babwiye bihagije byonyine urumva ko atashye kubera ko atarabikunza atari uko ku mutima nyine yashaka gutaha ukora ko nta yandi mahitamo nta yindi trace nimwe twari tuvuga bite nuko yi mu 23 ntabwo ishaka nyine akajagari ka FDL ku butaka bwayo ni batahe basubire wabo haratekanye nayo bakibyaye uzagaruke nyuma bisabye nkuko iri gusaba ko abantu bose bashaka mu gihugu cyayo basaba bandike basaba so urumva rero ni bigaragara ko nyine FDL nta giboroheye nta giboroheye urebye nta giboroheye urebye ibiri kuba urebye izabibwe urebye za muri Masisi ukareba umvishe ko hari umutoya mwe ngo afite abavandimwe basigaye za Nyanzare bagenda bahunga basigaye muri bice bya Tongo ariko bose kindi uzabona muri no misura cyataha uko M23 ikora operation urabona benshi abangaba uri kubona hano bano batashye hari n'abakwenyera gongo Kedi uzi uburyo bavenyera gongo nuvuga ngo
bavuye za Nyanzare babazatongo bahungana na FDL mu ntuzi bahungana mu mashyamba turi koza operation muri Nyiragongo ibamanuramo abenshi nuko bisanze muri Goma bahita bajya gute baracyurwa shida nizamini gusa nuko bimeze kedi nyirango twagumya kubitega amaso twanasoreza hano tubwira abantu ko bagumya gukurikira ikiganiro cyangwa kurikira ibiganiro twajyanye na bari abaturage uko bagiye babyivugira muri rusange babakari